Ikaze kuri Rubavu Buy and Sell kuri channel yacu Rubavu Estate. Ni karibu kandi no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu za nka Facebook, TikTok na Instagram, naho turahari naha kuri YouTube. Udushaka rero cyangwa se ushaka service dutanga zijyanye na real estate by'umwihariko mu karere ka Rubavu, waduhamagara cyangwa se ukadusanga Rubavu, ubundi tukagufasha kubona ikibanza cyangwa inzu, cyangwa se tukagufasha kubona abakiriya by'inzu cyangwa ikibanza byawe waba uri kugurisha. Tuherereye Rubavu rero, uyu munsi turi mu murenge wa Nyamyumba, ahantu heza cyane muri zone touristique, niko umuntu yavuga, ahantu heza cyane hafi y'uruganda rwa Bralirwa, ahantu hitegeye ikiyaga cya Kivu, ahantu hafite view nziza cyane, umuyaga mwiza uturuka mu kiyaga cya Kivu. Niho hantu tugiye kubereka, ahantu hari ikibanza kigurishwa cyangwa se hari ibibanza bigurishwa. Ni ahantu heza cyane, nureba aya mashusho ukayakurikirana neza urabona ko ari ahantu hadasanzwe. Wowe ufite imishinga iremereye cyangwa se ushaka ahantu heza mu karere ka Rubavu, ushobora gukorera imishinga yawe, ushobora kubaka inzu wazajya uruhukiramo, ushobora ifite view y'amazi kubera ni hafi y'Ikivu, ntago hakora ku mazi ariko hafite view. Iyo uri muri ubu butaka, ikiyaga cya Kivu cyose uri kukireba imbere yawe rwose. Ni ahantu heza rero kandi hakunzwe, hagurwa n'abantu bahazi cyangwa bahafitiye amakuru. Nawe rero utayafite yashake kugira ngo ugure hano hantu. Ni heza cyane, nta nabandi bayakubwira, ni twebwe. Ni heza rero, tuhafite ubutaka bunini cyane bugurishwa, ni ibibanza nyine, ni ahantu heza cyane rwose. Dufite ibibanza bitatu, uko ibyangombwa ni bitatu. Uhashakira rimwe wahagura, cyangwa se ushakamo n'ikibanza kimwe naho wahagura, ariko ibiciro biratandukanye kubera ko n'ibyo bibanza ubuso nabwo butandukanye. Ubuso bwose hamwe ibyo bibanza bitatu ubiteranije hafite ubuso bw'ibihumbi 2,482 metero kare, cyangwa se square meter bitewe n'ururimi ukoresha. Ubwo buso bungana gutya 2,400, harimo pariseri nyinshi cyane, ukase zimwe za metero kare 300, ukase za metero kare 500, urumva harimo ibibanza bitanu. Ni ahantu heza cyane rero, ariko utafite ubwo buso bungana gutyo turi kubugurisha $120 by'idolari, cyangwa se ukayashyira mu manyarwanda akaba ari tuzanira. Urumva gutanga $120 by'idolari ku buso bungana gutyo, ahantu wakubaka na hoteli kandi n'ahantu heza hafite view y'amazi. Ubuso bungana $2,482, ni hanini cyane. Urumva hari kuburaho gake cyane kugira ngo bibe 2,500. Abazi iby'ubuso rero uhita umenya ingano yaho kuko ni hanini cyane. Nawe rero ufite amafaranga make utayagajejeho ku $120 by'idolari ngo utware ubwo buso bwose bungana gutyo tubabwira, ushobora kugura ikibanza kimwe gifite metero kare 838 ukakigura ku $40 by'idolari. $40 by'idolari twayafata ku buso bungana na 838. Icyangombwa kirahari, icyo cyangombwa cyihariye cy'ubwo buso. Cyangwa se ukazana $55,000 tukaguha ikibanza gihari muri ibi ngibi, gifite ubuso bw'274. Urumva ko ari kinini cyane nacyo, ni nayo mpamvu n'amafaranga aruse ay'icyambere. Urumva ko ari heza cyane rero. Uyu mucaca, iyi view mureba, iyi jaride mureba, ibyo bibanza nimwo biri, nuko bifatanye cyangwa se jaride irahuye, ariko ibyangombwa ni bitatu. Ushobora kuhagurira rimwe rero ufite umushinga munini, cyangwa se ufite amafaranga make ukaza tukaguhamo ikibanza kimwe gifite n'icyangombwa, n'ibindi tukabishakira abandi bakiriya kandi birashoboka. Hari n'ikindi kibanza kirimo inzu muraza kureba y'amabati y'umweru, ari cyo gitoya, niyo nzu irimo, gifite ubuso bwa 370. Cyo turakigurisha $25,000 by'idolari, cyangwa se ukayashyira mu manyarwanda nabyo nta kibazo. Ibyo bibanza uko ari bitatu rero biri kumwe, ushobora kubigurira rimwe, ushobora kuguramo kimwe cyangwa ukaguramo bibiri ugasigana n'ikindi. Iyi kope y'ibi bibanza nureba neza ahantu biherereye rwose, ugakurikirana iyi video yacu ukayisoza, urabona ko ari kope nziza cyane. Ni shwadil ku bazi ibibanza muri ibi bice, kubona ubuso bungana gutyo kuri ayo mafaranga angana gutyo ntago bisanzwe. Ubundi ibiciro biri hejuru cyane kubera uburyo hakundwa kandi
ari ahantu hameze neza cyane hafite view y'amazi hafi y'ikiyaga cya Kivu, ahantu abashoramari batangiye kubaka amahoteli menshi, amarisoti asobanutse, ibintu bimeze neza cyane. Duhamagare rero kuri nimero zacu 0781 75 255 cyangwa se 0783303527. N'ahandi ubu butaka buherereye ni i Rubavu mu murenge wa Nyamyumba, akagari ka Rubona, ahantu heza cyane, hamwe na guest house yitwa Isimbi, hari na hoteli iri kumwe ifatanye iri hamwe n'ibibanza. Ni ahantu heza cyane. Ku batahazi neza, hari umuhanda ujya kuri Brasserie unyuze hepfo hamwe n'amazi, hari n'undi muhanda unyuze haraguru ari wakoreshwaga kera cyane, uyu wo hepfo utarakorwa. Aho wanyura hose wabigeraho, ariko unyuze ku wo hepfo bisaba kuzenguruka ukanyura ku ruganda rwa Burarirwa, ukazamuka gato usa nk'usubira inyuma, nene ugasa nk'uwinjira ugana ku Kivu, ugahita ubona ibi bibanza niho berereye. Unyuze no ku haruguru utaragera ku ruganda neza, uhita winjira mu kuboko kw'iburyo usa nk'umanuka ku Kivu, uhita ubona iyi view y'amazi n'ibi bibanza byiza cyane, biri ahantu heza hakunzwe cyane. Ako gace ni agace kitegeye kubera ko ikiyaga cya Kivu ubu kireba cyose kabisa. Hariho n'ibibanza biba bireba ku mazi, ariko ukabureba nk'agace kamwe gusa k'amazi, cyangwa se ukabona nk'aho Ikivu kikwihishe, ariko hasi ko bimeze kubera ko ubureba Nyamyumba yose, ikiyaga cya Kivu, ubureba ku Mashyuza, ubureba ku kirwa kiri ku Mashyuza, ureba ikiyaga cya Kivu werekeza ugana muri Kongo, hose uhareba rwose. N'ahantu hafite view nziza cyane. Wowe ufite gahunda yo kugura ikibanza i Rubavu, ariko ahantu heza, wakubaka inzu yo kuruhukiramo, wakubaka hoteli, wakubaka indi projet yindi waba ushaka mu karere ka Rubavu, by'umwihariko hafi n'ikiyaga cya Kivu, iyi kope ntiyagucika rwose. Kandi nta handi wabona imari nk'izi ngizi atari kuri Rubavu Buy and Sell, kuri channel yacu Rubavu Estate. Mbisubiyemo nkabibutsa ibipimo uko bimeze. Dufite ubuso bungana, ibibanza ni bitatu, bifite ibyangombwa bitatu bitandukanye, ushobora kuhagurira rimwe. Ubwo buso n'ibyo bibanza, ibyangombwa bitatu byose tukabiguhereza, tukagukorera mitasiyo. Ukishyura $120 by'idolari, ukaba ufite ubuso bungana $2,482. Cyangwa se waba ufite makeya, tukaguha ikibanza kimwe kimwe, cyangwa se ukaba waguramo kimwe. Harimo kimwe gifite ubuso bwa 838 metero kare, ukaba wakigura ku $40 by'idolari. Cyangwa se tukaguha ikindi gifite ubuso bw'274 metero kare, ukaba wakigura $55 by'idolari. Cyangwa tukaguhereza inzu, urabona muri aya mashusho, iri no yo mu kibanza gifite metero kare 370, ariko yo ukaba wayigura ku $25 by'idolari. Cyangwa se ukazana ukayateranya yose $120 by'idolari, ubundi ukaza ibibanza byose bitatu kabyegukana. Biri ahantu heza cyane, uhasuye rwose ufite nayo mafaranga, ndahamya neza ko wahava wishyuye rwose, kubera ko ni ahantu heza cyane. Hari igihe ubura n'amagambo wabisobanuramo, ariko abazi iby'ubutaka cyangwa se abazi ibiciro by'i Rubavu n'imiterere yaho n'uburyo aha hantu ari heza, wahita ubibona, cyangwa se wahita ubona ubwiza bwaho nawe ukaba wakishyura. Kura amafaranga kuri banki rero, uyazane wigurire ibibanza byiza biri hamwe n'ikiyaga cya Kivu, bifite view y'amazi ahantu rwose. Inzu yaho iyo uhubatse inzu ikaba yuzuye, ibifite agaciro karemereye cyane, kuko ni ahantu heza, umuyaga uva mu kiyaga cya Kivu mwiza cyane, ubu guhoha, ubu ufite view y'amazi umeze neza. Ni hafi ya kaburimbo, kuva kuri ibibanza ugera kuri kaburimbo ukoresha nk'iminota 3 yonyine, ni hafi cyane, ni nko muri metero 500. Kandi n'umuhanda ukata ujya kuri ibibanza n'ubundi nawo ubuteganwa gukorwa nka kaburimbo. Iyi kope rero ntigucike, duhamagare kuri izo nimero zacu. Wowe udusuye bwa mbere ukore na subscribe kuri iyi channel Rubavu Buy and Sell, ya Rubavu Buy and Sell, channel yacu yitwa Rubavu Estate. Mukomeze mugubwe neza rero, turabakunda abakunzi bacu aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu, aba diaspora, mwese turabakunda, n'abari mu gihugu mu ntara zose n'umujyi wa Kigali namwe turabakunda. N'abatwegereye muri Rubavu, ukaba udafite amakuru y'aho wakura ikibanza, nta handi ubonye nimero zacu biba byakemutse. Duhamagara ubundi tugukorere kope, ubundi wishyure, tuguhe ikibanza, cyangwa se tuguhe bino bibanza biri ahantu heza ku kiyaga cya Kivu.
uba ukoze umuti mu gihe kizaza cyangwa se mu minsi iri imbere ushobora kubigura wabisubiza ku isoko, bakaba bagukubira na kabiri kuko biri ahantu heza cyane. Uduhamagare rero ibibanza ntibigucike. Murakoze rero, mugire ibihe byiza. Ni Emmanuel nk'ibisanzwe uturuka muri Rubavu Buy and Sell kuri channel yacu Rubavu Estate. Mukore subscribe turi